ko ndabizi ko ari mwiza muri ikari yababawe hoya ubona wanjye yo nahaye umutima wanjye wose mushaka uko tubigenza nyine mushaka uko tubigenza tutabe iki kabanze mbaze viye ndi kubona ryabo buriya nukamumbwe ngaho mubaze turebe uko biri bugende gusa nimutashaka uko muguriye gaze kurya ntabyo kuri ya gahunda twari twavuganye yo kugira ngo ujye kubwira muzehe abe yaguha imitungo ifite yewe ndabona twanze kumvikana uwo uzabona muzanye kandi ndabizi uzamushima urashaka kubyinira mu mafaranga yanjye yanjye kandi nkora nakubwiye ko njye nta kintu nzigera nkwaka ngubu ngenda Gosha amafaranga ubonye amafaranga ushaka kujya kuyasangira n'abakobwa zero nawe ako kigeze kigegera n'imisatsi yamuze na ibi byo kusuzugura imbere ya mukuru wanjye naga bari sawa none se si mukuru wawe haruga ari muruna wawe nta kibera ari kumbwira nta kibera ari uramushigikiye uramushigikiye uri umubyeyi nyine nuko byumvise reka nkubwire uri umubyeyi reka musobanurire sura umubyeyi none ko ntigeze numva uvuga ku bintu by'amafaranga bivuga ku bintu by'abakobwa reka nyine we ibintu byo kunuka nakubuje kunuka imbere ya mukuru wanjye none ntabwo ndi umubyeyi wawe nyine uri umubyeyi wanjye ariko nyine umva se sinkavuge ngo nurangiza uzamura umutwe yego niwe wambyaye cyane yakubyara none kuki mvuga ukazamura umutwe mukuru wawe ugezeho mbavuga maze uretse iyi misatsi niri kukongoza oya ubundi reka musobanurire bari kuvuga ngo iki akamusobanurire ndabona ibintu byo kwigira kwicisha bugufi cyane nyine wananyica kushaka kuvuga ko ntemerewe ko no kugukubita none baraho tuvugisha kuri wankubita imbere ya mukuru wanjye ko mukuru wawe se ntiyagukubita barabizi turubahana murubahana ngiye rero ndababyaye yaba na mukuru wawe nanamuhondera imbere yawe kugira ngo mpane mukuru wawe kugira wowe mutoya ubone ko hari ahantu ugomba kugarukira urumva yego kuba wamuhana byo nibyo ariko tugaruke ku ngingo nyine narindi kumubwira ambwira cakuma yaje kushigishisha ko nabyumvise ukeneye ko nyine nsazira mu rugo ukingaburira kasha kuki bibana bikigiye musiga musuzugura urumva naguhaze se wowe nyine just kumvishe vuga ku bintu by'amafaranga nyine ko ushaka kujya kuyasangira n'abakobwa nyine niko nabyumvise ko rero kamubwira iby'abakobwa bavuze nabyumvise n'undi gikuru cyane agihanye bihagije yarumvise rero va tujye hanze urabinsobanura neza sha naragendeye nanjye ngo narabyaye cyana kimaze kuna abakobwa ase akose sha kwacana cyana binkangurenga abakobwa ngiye reka nkubwiye ngiye nibyo narindi kukubwira ibintu byo kumfatira ntabwo ngiye wanjye nka mukuru wanjye nabonye nyine warazanye ibintu byo kugenda umwikangishwa cyane niba nkubwiye ikintu cyemere nyine nk'umuhungu wawe ese ko nzi ko naguhanye warahanutse noneho byarambabaje ngiye ntabwo ibyo ngibyo wabinzana kuko ubanza se ni ukujya mu bakobwa wabonye ngo umukobwa ngo ubona amaburu yega nabyumvaga tuvuge ko bitagukurura tuvuge ko bitagukurura reka nkubwire rero wa mwana we urabona hano hantu tuhimukiye vuba uri kunyumva uwo mukobwa wabonye usanze ari uwa fande azakura se erega fande none se fande aba yarafande oya twareba ukuntu tubyaranje ko nashaka kuguhomba oya byiye ngiye niba ndi umuhungu wawe ugomba kunyumva uzaganirize mukuru wawe ubundi yigeze kubwira impamvu wabonye yatuje atagisarira mu bintu by'abakobwa yarabikubwiyeho sikari nyine uriya nundi kahora yicecekeye nanga ari jya wamuhanye buri afite icyamuhanye niyo katambwiye niyo mpamvu ndi kukubwira ajya ngo ariko we ntabwo naba nkawe amwumvira iki cyane gereka nkubwire wewe inshyigikira ibindi ubundi ese urambwira ngo ngushigikire ndagushigikira ku muntu ega nabyumvise umuntu utaranabaza n'izina kumubona gucya gusa mu muhanda tu ngasohotse ngo ku gipangu ntabwo turi kumvikana neza rero aha urajya ngo ngushigikire ute wowe uvuga ngo urabyemeye ngiye ngende nkora ibyanjye uremera ko agukunda se naga kandi tutaravugana nari mwasuhuzanya se wapi nibyo rero nakubwiraga nibyo
wowe shyigikira ibitekerezo byanjye ndi kuguha sibyo bo njyewe ndabona twanze kumvikana uwo uzabona muzanye kandi ndabizi uzamushima urashaka kubyinira mu mafaranga yanjye kandi nkora nakubwiye ko njye nta kintu nzigera nkwaka nta kintu uzigera unyaka ntacyo nzakwaka ushatse kuvuga ko muri ibyo byose bizaba uzabyipevera ndabizi nawe uri ingone reka nuko tubonye gutya n'ubundi ndabizi ko uri ingone iki ni inama nagushakagaho cyane ubundi nakubyaye wacana rero ubundi ntabwo twakumvikana uri kugenda unuka gutyo sibyo uzi ko buri ufunga umutwe nka nyoka kuba nyine ntayiburiyayo kuba naravutse gitara mwe munamuhima biye ni mweru namuhima reka mbabarira ukurikije nyoko uzasange nyoko re wacana we no yewe nje nta kindi twavugana rega murananira kuba narakunaniye ibyo ngibyo nubitindeho murananira uriya baciye umugani ngo ubyaye ikibazo arakirigatira reka nkubwiye vie iyo migani yawe uri kuzana niba ari imigenurano simbizi niko waca vie itonde uri kugenda uvuga ngo nahaye ngo nagira warumbwiye ubyaye ikibazo ngarakirigatira niba rero ibyaye ikibazo ikirigatira nakubwiye ko nta muryango ubura ikigo ngo ni rero warambyaye gutya nikomeze Rwanda ubundi mbega ijwi sinzarota duhuye mwana we tuzahura ryari umva ndaje muhamagare dupange muri weekend tuzahure Imani gaga sados salam man nzineza kumvisha ko ni tipe ngo wabyumva vugisha mwiza mabuja no nakuje kunyita mabuja none se kari ko mwitwamba igenza zanyita gasaro okay gasaro sorry cyangwa nibijya biguca ngo nyitati muvandimwe wo kuko ngiye ndi muvandimwe wawe kuri wowe none se kunsanzure koza mwito se wazi gufasha ubundi se kuki utari wazihanaguye jewe nayi nigendeye wari wagiye nagiye gutembera gute bifata nyine nta kibazo inkweto ni za brada wanjye mpamvu nari ndi kumufasha nyine ndi kuzihanagura nabonaga nta kintu ndi gukora ariko nsanze ufite akanyamuneza karenze uzi ni muranura mutipe baby biyorere azashya akanureza afite iki afite ijwi umva rya yesu ntabwo wabyumva none se wanyumvishije agakina kiyamye mbabarije wanyumvishije reka reka kuri mabuja wanjye ako ntabwo ugomba kumisha nakuje ntabwo nagucima ibyo bintu bizakuvamo ryari abantu benshi twisanga tuvuga ba mabuja uba mwarabakoreye njye ntabwo undi umuntu yita mabuja gasa nta kibazo ngo winkore agafotoza nta gafoto nakubwiye nta gafoto wanyeretse ya muwamba bari ukanyereka mwana ako se uzajya umisha tubana mu nzu mutekera nkugaburira mwogereza inkweto mufurira n'agakariso k'imbere buri kimwe cyose ukajya umesha kwera kubukamfira ntabwo bivuze nyine ko wanyinjira mu buzima ngo urebe muri fone nzamukwereka nshaka kuzamuzana mu rugo noneho hano basi tumara guhura twarasohokanye umva nzamuzana mu rugo tuzateka iki mu munsi yasi tubyumva koko iki umuntu wakunze bashaka ufite akanyamuneza byadanje hari ikibazo ahubwo we nta shiro ufite ngiye hariho ejo bundi nahuye nijoro ngiye guhaha inshuti n'inyoni zishobora kumurebaho ni mwiza gusa nyumva ijisho ryanjye mana we ryahise ricumura uzi ko ijisho gucumura uryamira ikiganza kigacumura n'ijisho ariko mva ndakubona warakunze ugomba gukunda kwimana yamaye umutima wo gukunda nisi uwo muntu uramuzi muravugana muraganira sha wabyiwe wareka kunisha umutima aba atari uwanjye reka reka kuko ndabizi ko ari we mwiza muri iyi karitsiye baba we hoya umva ngenda muri karitsiye ngatwara n'agafoto ngenda nereka ko abantu bose ndebe ko hari wagira unyereka wata narabuze mwe ariko njye yambwiye izina rye da
wenda uko biri ntabwo ari kimwe nk'uko wanyine utamuzi utaziranye nambe nawe ingengo yitwa Dama njyewe ndenda kurwara muro y'umuntu narakurashingira iturize turize none se gasa manze nkubwire sibyo ejo bundi nyine naza kugusura samba bituza mutekere ibintu birenze kuburyo azajya ahora baba mabuja utuntu bishyi bivangiramo gusa nyine nanjye nzagufasha utuntu dukeya kwaje ariko mabuja ibintu byo kunoteza ngo caha ngo fata utungo agera hariya ngige muzambabarire uranoteza nicyo gituma nanagucika nk'igendera nakuje kunyita mabuja ariko asa babarire ndi nzabikubwire kangange ega nitwo zina iyo wubashye umuntu si ngomba ngo ugange iyo wubaha umuntu ugomba kumwita boss cyangwa mabuja njye unyita izina ryawe okay basibihira ngaho mbabarire ni Gasaro ndabyumvishe Gasaro impamvu ngucika kubera ko yigangiyemo rindimo Gasaro impamvu utuma nigenda reba muri kubona nagiza urabizi abakozi mu rugo hari igihe usanga bimenye ibintu byo koza hano aha ibiki n'ibiki ngengere isuku kandi ntukabireba ubwo nguko cyane kunengera isuku sibyo kandi niyo ufite umukozi usa neza mu rugo sibyo nawe urishima hari igihe wazana umushyitsi nk'umushyitsi se aje akambona agasanga ibintu nambaye nibyo natekesheje nibyo nararanye nibyo nirirwaye naza kumutegurira ku meza mumura n'igikoni kwera tureka nambare neza kadutegereze nyine umusheri wanjye kumva tubanze duhuze fo dusohokane unizere ibyishimo mfite nibaze ko n'izi nkweto ntabwo nyizihanaguye rwose hano nise ko aricyo twari umvakira kandi nyine ukeshe musaza wanjye azabona icyo yambara ejo nise ko aricyo memberwa cyane rwose umva nanjye ngiye kwita kuri ramujama Kutesha ni byiza dade wanjye makuru yawe ni meza nakumenye se ubahe ntabwo mwapfa kumenya ko ninje kureba Damoro twigana arahari Damoro ntabwo nzi ari pe ari mu cyumba hano ubwo ntumva umuntu ari muri salo zo ni babajura bagarutse ntabwo ndi umujura none se waruje kumureba yari amahoro amahoro utamuhamagaye telefone ntabwo iri kuyifata sinzi uko byagenze ntabwo ari kuyifata ntabwo sinzi ikibazo yagize nibwo n'inshuti yawe se bisanzwe inshuti yanjye bisanzwe mwari mumeze neza ariko tumeze neza ariko ngize imana mbonye inshuti ye nayo batanze tuganire nta kibazo none se muri inshuti kuva ryari ko ntabwo kinyo mu inshuti ze ntegeze nkubona ntabwo 2024 tugihurira hara university umwaka wa mbere habaye inshuti nabaye inshuti none se ubu ngubu ubona ku ishuri bimeze bite amasomo aragenda amasomo aracamo gake gake nyine nesi wanyu ni wacu ni hararuguru mwirebera isiko yitwa nde papa yitwa Vanderike ntawe nzi pe ntabwo mwapfa kumumenya guturana n'abantu ntubamenye n'icyago muzamenyana none se imyitwarire yanyu ko mba mbona nayo nyikemanga umuhungu we nawe uri kimwe n'uriya ko ngo mu inshuti bisa birasabirana ubundi nkubaza undi mwebwe wowe n'uriya muhungu imyitwarire yanyu iteye ite umuhungu wawe se umuhungu wawe niko nta kibazo nta kibazo kandi nzi imyitwarire ye ko ari mibi gusa wasanga nawe nyine muri bamwe ntabwo imyitwarire ye gusa hari akantu kigeze kubaho mu myaka ushize hari akantu kigeze kubaho wenda yigeze kwitwara nabi ho gake ku ishuri ariko byarahindutse ntabwo yahindutse
ayo makuru bayaguhaye se bakubwira ko na n'ubu ariko akimeze niwe ndi kubaza oya nta umuntu mwirirwana muhorana yarahindutse bamuhaye amakuru se ku kigo bampamagaye niba barambonye niba utarambonye ntabwo mbizi ntabwo nzi ko bampamagaye ku myitwarire mibi ntabwo nuko umenya ko yarahindutse yahinduwe n'iki yarahindutse kuko twagiye tumuha inama urungano rwe tugenda nawe wigiriye inama ntabwo urebye nyine ntawe nanjye wenda bayingira ariko nanjye mu nama nshobora kuba mfite mu mutwe nanjye namugiramo iyo nama iki mbese akora nyine ibiraka biri aho by'ubuporombi okay umuhungu rero ntawe hari aruka tuganira ariko ntabwo nigeze nongera kumubona ntabwo nigeze mubona none se ubwo reka none se ubundi nkawe iyo umubona ubona imyitwarire nyine ihagaze iti tuganire nk'abantu bakuru nawe umaze gukura sibyo uriya muntu ubona wenda nkawe waguha umugore wamutunga yewe urebye igihe ntikiragera neza ntikiragera ndi kwituyeho rero wamutunga icyo gihe byaba ari ibintu bitunguranye ariko nyine bigutunguye kano kanya ese ubu nareka amasomo ngo ngiye mu byingo koko oya none se amasomo ntihari igihe watera umwana w'abandi inda uze ntusambana oya ibyo bintu ntabwo njya mbijya ufite imyaka ingahe imyaka 22 ariko ntabwo bwarakurusha umwe yego ariko ntabwo ibyo bintu njya mbijyamo byakubayeho rero wabyitwaramo ute wowe nagerageza kwifata mbere yuko biba oya nyine bibare nk'uko byabayeho kuvuga ngo kwifata se abandi bose ntabwo baba bifashe bikarangira byanze ibaze nyine byakubayeho nsobanurire cyane ko kwihambira kuko atashobora none se ubonye ibitekerezo ufite cyangwa se n'ibyo uriya muhungu afite uriya muhungu ubona uwamuha umugore yamutunga mu bitekerezo twe tugifite turacyafite ibitekerezo biracyari mu masomo ntabwo ibitekerezo byacu birazuva mu masomo ngo bibe byabasha gukontorora ibintu byawe nakubajije hagati yawe n'uriya muhungu ibitekerezo byanyu ibyo ufite se uriya n'ibyo afite kumva n'ibitekerezo bye nyine nawe asa nkaho yagarutse mu ishuri nta kibazo pe ntabwo kantu kabayeho mbere ni uko sinzi n'aba bamuraruraga ariko twamuhaye inama yarabyihariye ntabwo akinywa itabi ari cyangwa ngo numve ibirego bye hari abamubonye ntabyo mperutse none se ubwo reka nkubaza wowe uraje mbese wamushakiraga iki narinje kumureba hari akantu twari tugiye kureba hariya hirya agaki namugiye kureba inkumi oya ntabwo ari inkumi twari tugiye amafaranga niho muyamarira ahubwo se amafaranga yo baraya ntayo tuba dufite turacyari abanyeshuri no kutubona se ubwo wabona senkisa 1000 ntabwo aba ari amafaranga menshi cyane abanyeshuri mwigana se hari impuhwe bagira n'iryo jana ari gukijije ntacyo bitwaye mpfa kuba atarihingiye ariko ku bintu nawe uhora umbwira pe sinjya mbyizera 100%. none se ubu noneho byagenze gute kuri ya gahunda twari twavuganye ya gahunda se n'ubundi uyu ariko na pasi ya mushiki wanjye yo iracyahari nta kibazo namuguha